koza cyane banita Pastor Ngirabakunze Eric nkaba ndi umushumba w'itorero rya Harmony Grace Church basura kandi gakora muri ministry ya Good Samaritan Ministry nkaba ninjewe coordinator wa Good Samaritan Ministry in Africa. Inakatubwira Good Samaritan Ministry ni ministry yatangiye ute? Yatangiriye he? Igitekerezo cyaje gute? Vision yatangiye ute? Murakoze cyane abanyamakuru ba Gitavi TV. Good Samaritan Ministry ni ministeri yatangijwe n'umugabo bita Bishop Jean de Dieu Bizinde, ubu akaba atuye Australia. Yatangiye ari ministeri igitekerezo cyamuje ku giti ciwe, atangira gukora ibikorwa bitandukanye muri Afrika atarajya no hanze, ariko kugezaho yashitse hanze. Ubundi Good Samaritan Ministry ifite mission na vision na strategy. Mission ya Good Samaritan Ministry ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi. Rero Good Samaritan ni nkiyo shusho niyo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Murakoze cyane banita Pastor Ngirabakunze Eric nkaba ndi umushumba w'itorero rya Harmony Grace Church. Basura kandi gakora muri ministry ya Good Samaritan Ministry nkaba ninjewe coordinator wa Good Samaritan Ministry in Africa. Murakoze cyane. Yes, urakoze cyane Pasiteri. Uri umushumba. Ndi umushumba kandi ugasubira ishaka biruka ba coordinator wa Good Samaritan Ministry in Africa. Yego rwose. Mu by'ukuri rero Good Samaritan Ministry ni ministry imaze kumenyekana cyane hirya no hino ku isi, cyane cyane hano muri Nairobi n'ahandi hatandukanye, kubera ibikorwa byiza igenda ikora byo gufasha imfubyi, abapfakazi. Ama event yanyu amaze kumenyekana kandi amaze kumenywa n'abatari bakeya. Good Samaritan Ministry, hari wibaza ati se iyi ministry ni bwoko ki? Ni ministry yatangiye gute? Ibibazo byinshi abantu bibaza. Rero ndagira ngo uze kumara abantu amatsiko ubwo tugufite muri studio udusobanurireho byinshi bigiye bitandukanye. Dutangira tukubaza ikibazo, watubwira Good Samaritan Ministry ni ministry yatangiye ute? Yatangiriye he? Igitekerezo cyaje gute? Vision yatangiye ute? Murakoze cyane abanyamakuru ba Gitavi TV. Good Samaritan Ministry ni ministeri yatangijwe n'umugabo bita Bishop Jean de Dieu Bizinde, ubu akaba atuye Australia. Yatangiye ari ministeri igitekerezo cyamuje ku giti ciwe, atangira gukora ibikorwa bitandukanye muri Afrika atarajya no hanze, ariko kugezaho yashitse hanze. Ubundi Good Samaritan Ministry ifite mission na vision na strategy. Mission ya Good Samaritan Ministry ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi. Rero Good Samaritan ni nkiyo shusho niyo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Murakoze cyane. Vision yanyu no gufasha imfubyi n'abapfakazi. Yego niyo. Good Samaritan Ministry yatangijwe n'umugabo umaze kutubwira Jean de Dieu akiri hano muri Afrika, biza kugeraho ajya hanze. Ese Good Samaritan Ministry yaba hari ibikorwa ifite imaze gukora hano muri Afrika? Ese ni ibihe bikorwa mwarakoze? Ni ryari mwarabikoze? Murakoze cyane. Good Samaritan Ministry imaze gukora ibikorwa byinshi, kuko naheremba kubwimbabwira twatangiye ibikorwa 2016 niho twatangiye gufasha abapfakazi, tukabambika imfubyi, tukazishurira amashuri, kugezaho amaze kugenda hanze. Dufasha kwishurira abana ishuri, dufasha imfubyi n'abapfakazi, dufasha n'abantu vulnerable, abantu bakomerekeye ku rugamba, no kukindi na niyinga. Dufite kandi gufasha abana b'imfubyi tukabishurira ishuri. Kuvuga ngo Good Samaritan maze gukora ibikorwa byinshi. Murakoze cyane. Ndumva ari ministeri yagutse kandi ifite ibikorwa byinshi cyane nko bisanzwe n'ubundi. Abantu benshi ndumva Good Samaritan Ministry ntago ubwa mbere babimvisha amatwi yabo, barabibona ku macana atandukanye, barabibona mu biterane bitandukanye, ariko twakibaza ati se Good Samaritan Ministry ni he yatangiriye gufasha? Ni he yatangiriye gufasha? Itangira bwa mbere mutangira icyo gikorwa cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi mwagihereye he? Location ya hano mwatangiriye? Murakoze cyane.
aho twagehereye ni hano muri Kenya mu itorero rya Ensemble niho twakoze event bwa mbere 2016 murakoze Urakoze cyane kugeza ubu ngubu Good Samaritan Ministry ifite branch he na he kugeza ubu nyine hano muri Kenya imaze kugira ibyicaro ahatandukanye kuko nababwiye ati njyewe ndi coordinator wa Good Samaritan Ministry in Africa ariko turacari hano muri Kenya Gasarani hari icicaro Kayore na Umoja na Kitengera aho niho tumaze kugira ibyicaro ariko icicaro gikuru kikaba kibarizwa Brisbane muri Australia birumvikana niho nyine Bishop ashobora kuba atuye yego niho atuye murakoze cyane Good Samaritan Ministry ishobora kuba ifite aba supporters partners yego irabafite nabahe nibande hari aba supporters bahoraho hari n'aba supporters badahoraho ariko mu supporters dufite ubu ngubu ni famille y'umumissionnaire witwa ngo ni Greg and Mandy kuvuga ngo ni umugabo n'umugore abo nibo ba partner cyangwa aba supporters bahoraho ba Good Samaritan Ministry abo nibo bari official kabisa ariko bitabujije ko nabandi bose waba yishimishurirwa ryanyu vision yabafasha rwose abo nabo turabiyegereje birumvikana rero ushobora kubushigikiye iyi mission iyi vision ya Good Samaritan Ministry biremewe yego rwose kuza ukabaha ibitekerezo mugafatikanya no mu buryo buri financial akaba supporting rwose turabiyegereje abo yego rwose nanjye turi kumwe kubera ko nubishi vision ari nziza cyane rwose ni karibu pastor nakubaza ese ubu ngubu mufite iyihe vision upcoming vision ni intego mufite ahazaza mu misiri imbere urumva ko twebwe no gufasha imfubyi n'abapfakazi na vulnerable abantu bose batishoboye kubera moyen nkeya bituma dufata bakeya ariko nitubona moyen nini tugenda twagura ibikorwa ndetse tukagera no mu banyakenya ndetse tukagera ni Bugande n'abanyarwanda ahantu hose dufite ubushobozi twabasha kuhagera ariko kubera ubushobozi bukeya bituma twirimita ariko imbere yacu nibyo duteganya no kugera n'ahandi itaragera yego urakoze cyane pasiteri pasiteri tugaruke mu iyobokamana kuri n'umushumba buriya gufasha ndibwira ko ari imirongo myinshi ya Bibiliya ivuga ijambo gufasha yego ariko abantu muri iki gihe birengagiza ijambo gufasha ugasanga umuntu atunze ibyamirenga ariko ntashobora gufata muri biki yatunze ngo asangire n'abandi ngahe duhurize Bibiliya iyo mu iyobokamana uduhurize na Good Samaritan Ministry gufasha ese niki wabwira abantu muri iki gihe bashobora kuba bafite byinshi ariko badafasha abandi urakoze cyane mu bijanye n'iyobokamana mission y'Imana yaduhamagariye ku rugero nka mission ya Harmony Grace tuyisanga mu gitabo ca Marko 16 no ku 15 kweza kuri 20 aho Yesu iwenyine yivugiye ngo ni mugende mwisi mubwiriza abantu no kuvuga ngo mushika aho abantu bari no kuvuga ngo mission y'Imana ku muntu no gukora no kwiramya no kubera ko Good Samaritan ifite mission y'Imana nico cyotuma iri kwikora mu ntego z'Imana umuntu wese udakora ntabwo ari muri mission y'Imana kuko mission y'Imana ni ugufasha abandi yego murakoze cyane Imana bahumugisha ubwo muyane magambo no vuga ngo umuntu witwa ngo yarakijwe ariko adafasha bagenzi be ari mu buyobe rwose ari mu buyobe kuko niko na Bibiliya ivuga ukunde mugenzi wawe kuko wikunda no kuvuga ngo first ugomba gukundana mugenzi wawe kandi kumukunda si ukumubwira no kumufasha ni igikorwa ubukozi murakoze cyane n'ubundi itegeko rikomeye mu mategeko y'Imana gufasha gukunda mugenzi wawe kuko wikunda ririmo pastor rero watubwiye ko ushunze itorero rya Harmony Grace ese iryo torero rikorera he ryo rifitiye vision yego murakoze cyane itorero rya Harmony Grace rikorera Nairobi muri Sheko naho twatangiye umurimo vision yacu na mission ta yindi nkuko nari mbabwiye nuko tushitsa abantu aho ubutumwa bwiza abazemera bazobatizwa kandi baramara kubatizwa bizere bamara kwizera babone kuba abakristo ukuvuga ngo mission yacu nk'itorero naho muri ico gitabo nababwiye nihikubiye yego nakubaza ikindi kibazo cy'amatsiko ari wakibaza ati Good Samaritan Ministry ni ministry ishingiye ku matorero ni ministry yegamiye ku matorero cyangwa ni private ministry ni ministry yigenga ikora ibyayo itubakiye amatorero cyane urakoze cyane ni ministry yigenga niyo umuntu
dusapotinga igitekerezo cya Bishop Jean de Dieu ariko igakorana n'amatorero kuko amatorero niyo afite barya abantu vulnerable batishoboye imfubyi n'abapfakazi noneho rero tukakorana n'amatorero murakoze cyane. Okay, urakoze cyane pasiteri. Birumvikana ko mwebwe mugenda mushaka abantu nyine bakwiye gufashwa kandi n'ahandi mu bakorera muri amatorero abashumba bagenda babahereza. Yego. Ya urakoze cyane. Ese nka muri Nairobi naye amatorero mukorana nayo ku buryo muvuga ngo aya matorero byenda niyo akenshi dukunda kuba turi intact nayo mugirana relationship yo gufasha abo bantu cyangwa amatorero yose murayazenguruka? Urakoze cyane. Kubera ko tugifite tugikeneye ubufasha tumaze gukorana n'amatorero menshi ku rugero rya Harmony Grace, Grace Tabernacle, Calvary, Ensemble, Gosheni, Breakthrough International ituwe Kayole yo mu Kenya, na Gosheni Pastor Muzuri n'ayandi menshi. Urumva ko kuguma kuyarapele byoza kuncanga ariko ni menshi tumaze gukorana nayo. Yego. Urakoze cyane. Numvise uvuga mitorero ngo ni Breakthrough International riri Kayole ry'Abanyakenya ya Bishop Wanjala. Hari umuntu wakibaza se mwarenze imipaka abanyamurenge mugezaho mukorana n'Abanyakenya? Yego rwose twebwe nta limite dufite. Turi umusamariya mwiza w'impuhwe. No kuvuga ngo abantu bose tubageraho. Mubageraho. Ukeneye gufasha wese umugeraho. Tumugeraho rwose. Iyerekwa ryiza cyane, vision nziza ikwiriye gushigikirwa na buri wese. Kandi umuntu wese udukurikiye Gitavi TV ushobora kuba nawe ufite iyo vision. Kuko pastor abantu tutirengagije ko hari abantu bagira vision ariko bakabara support. Yego rwose. Rero abo baye ufite iyo vision ubikunda uvuga ngo wow ndamutse mbonye uburyo n'ubushobozi nanjye nafasha nta kibazo nta hejwe Good Samaritan yabegera akabagezaho vision afite ndetse abaye afite n'ubushobozi butoya yabegera mugafatikanya. Rwose ni karibu. Yego. Ndumva iyi ministry vraiment ni ministry nziza ndebwira ko man behind camera nawe ashatse ya joininga. Ni ministry ifite vision nziza cyane nabikunze kubera ko ikintu ciza cyose gifite societe umumaro kigomba gushikirwa. Yego. Kandi bikarenga gushikirwa gusa bigashirwa mu bikorwa. Yego. Murakoze cyane pastor, rero turagushimiye kubera ko iyi ministry ngewe ntabwo nanjye mfite amakuru menshi cyane ko nanjye ndayimenye kandi ikintu tugiye gukora rero no guhamagarira abantu kujoininga buri munsi uko bwije nuko bukeye. Murakoze cyane. Ese mufite ama website aho umuntu yabashaka kababona? Yego rwose habe na Gitavi TV keri baye partner wacu umuntu yatubonaho Isoko TV watubonaho BMC TV watubona Moses TV watubona no kuvuga ngo tugenda dukorana n'amacano. Murakoze cyane. Ya murumva ko rero baguye imbago amacano menshi bafite ibiganiro basobanura imikorere yabo nkuko n'ubundi bari kubikora amasaha rero inzira zose imiryango irafunguye. Yego rwose irafunguye. Wakitwaza rero ngo afite umutima wo gufasha ariko nta buryo yababeshye. Yego rwose. Yego pastor murakoze cyane turabashimiye ko mwatwitabye kandi turabashimiye ko mubashije kudusobanurira byinshi cyane kuri ministry. Asigaye rero muzajya mutumenyesha umunsi ku wundi ibikorwa byanyu ndetse tunahagire tubane ndetse tubishyire live umuntu wese wifuza kubikurikirana abikurikirane live. Yego murakoze cyane. Irindi jambo navuga Bishop visionnaire we ministry turamuha courage cyane kandi congratulations akomereza aho ngaho ashikame uyu murimo no w'Imana. Hari jambo rivuga muri Bibiliya ngo yatangije umurimo ngo nizawo. Yego. Birumvikana rero ko yagize igitekerezo cyiza namwe muramushigikira nimukomere kandi mushikana. Murakoze cyane. Imbere hari ingororano.